Ndi Esther niyo mutabazi. Iyi ni Esther Official TV. Ngiye kubagezaho characters and their characterization in the novel Mine Boy. Nukuvuga abakina nkuru nibyo bakinye muri novel Mine Boy. Reka duhere kuri Zuma. Uyu Zuma ni umukina nkuru mukuru uwo twita novel Protagonist. Uyu yavuye ku isambu y'umuryango we mu majyaruguru yerekeza mu majyepfo South Africa Johannesburg. Aha amaze kugira yahuye n'ibibazo bitandukanye, cyasanze ubukungu butifashe neza kubirabura ndetse asanga hari n'ivangura ruhu cyo twakita apartheid. Aha abirabura bavangurwaga n'abazungu aho gusa babahoraga kari abirabura bafite uruhu rwirabura. Uyu Zuma kandi yagaragaraga nk'umunyacyaro utazi ikijyambere na kimwe mu mujyi uwo twakita naive. Zuma kandi yagaragara nk'umuntu utuje cyane ndetse usabana, ibyo twakita nka good natured. Zuma kandi ngo he is often confused by the behavior and the attitudes of the city people he meets. Ibi bishatse kuvuga ko Zuma yatangajwe ndetse anatungurwa ndetse anacanganyikirwa n'imico n'imyitwarire y'abanyamujyi yagiye ahura nabo. Zuma kandi ngo he is a strong man, yari umugabo ukomeye kandi ushikamye, and also good looking man, yari umugabo ugaragara neza, and attractive man, yari umugabo ufite igikundiro ndetse ufite rukuruzi. Ibi ngo byatumye abagore barenga babiri bamugiraho rukuruzi ndetse bumva baramwishimiye baramukunze. Reka turebe, ntabwo twava kuri Zuma tutarebye icyo bita quest. Uru ni urugendo rukorwa n'umukina nkuru mukuru kuva atangiye kugeza ageze ku ntego ye. Ahangaha turarebamo ese yahuye n'iki, yashakaga iki, yahuye n'izihe mbogamizi, ese ni bande bamufashije, ese byarangiye ageze ku ntsinzi. Reka turebe. Namaze kubibabwira ko umukina nkuru mukuru ari uyu Zuma. Bana natwe rero muri uru rugendo. Reka turebe Zuma yavuye hajya hendi yaragiye gukora iki ndetse ese yaragiye gushaka yarakibonye, yafashijwe na bande, yahuye n'izihe mbogamizi. Icyo nicyo bita quest, ni journey of protagonist. Reka turebe, ntujye kure. Zuma nkuko nabibabwiye yavuye muri NAF ajya muri South Africa Johannesburg, yaragiye gushaka akazi. Mu kugerayo yashyikiye mu gace bita Malay Camp. Aha yahahuriye n'uwitwa Leya. Uyu Leya yamufashije kubona haba. Reka nkubwire ko uyu Zuma yaragiye mu mujyi nta muntu n'umwe ahazi. Ushobora kwibaza Zuma wari ugiye mu mujyi nta muntu n'umwe ahazi, yaragiye gukora iki? Reka turebe. Zuma from the north to south Johannesburg Malay Camp yaragiye gushaka akazi, icyo twakita job seeking, ndetse yashakaga no kubona amafaranga, icyo twakita money earning. Ndetse Zuma yashakaga no guhindura ubuzima, imibereho ye. Murabyumva, mu cyaro niwumva mu cyaro wumva ubukene, niwumva mu mujyi wumve nyine ubukire, ahantu haba imirimo haba akazi. Uyu Zuma rero yashaka guhindura imibereho ye, icyo twakita life improvement. Yashaka kujya mu mujyi agakora ubundi akikura mu bukene, ibyo twakita cope with poverty. Ndetse Zuma yashaka kugira ejo hazaza heza, ibi twabyita better future. Uyu Zuma kandi yashaka guhindura imibereho y'umuryango we, ashaka ko umuryango we ugira imibereho myiza, ibi twabyita improving living condition of his family. Reka turebe ese Bizuma yabigezeho, ese yafashijwe na bande, ese nizihe mbogamizi yahuye nazo. Nkuko nabibabwiye, Zuma amaze kugera South Africa Johannesburg by'umwihariko Malay Camp yabonye akazi. Aho kazi yakabonye mu kirombe. Urumva ko inzozi za mbere ze zari zigezweho, icyo twabonye cya job seeking cyari gisubijwe, yarabonye akazi. Ese ako kazi karamuhiriye, ariko rero yaje guhura n'imbogamizi. Yewe kuko yabonye akazi, ariko ubuzima living condition babagamo mu kirombe bwari buteye ubwoba, aho bamwe mu bakozi batotezwaga kuko gusa ari abirabura, abandi bakicwa ndetse abandi bagahambwa ubufaranga bw'inco n'ikize. Izi nizo mbogamizi Zuma yasanze mu kirombe. Ese reka turebe nubwo Zuma yahuye n'izi mbogamizi yaje kugera ku cyifuzo cye. Twamaze kubona bamwe mu bafashije Zuma. Wa mbere twabonye ni Leya. Leya yamuhayeho kuba
ndetse yamuhuje n'uwo bita Johannes. Uyu Johannes yakoraga muri icyo kirombe. Uyu Johannes nawe watwaye Zuma muri icyo kirombe kumugezayo yabonye umukoresha witwaga Padi. Uyu Padi rero nawe yafashije Zuma kuko yamugize n'umuyobozi, ndetse Zuma yamwigiyeho ibintu bimwe na bimwe bijyanye na politike y'imiyoborere aho mu kirombe. Aba nabafashije Zuma. Muri make tumaze kubona urugendo Zuma yakoze, icyo yashakaga kugeraho, ndetse n'abamufashije tumaze kubona n'imbogamizi yahuye nazo. Ese Zuma yaje kugera kuri ya ntego? Turacyari mu cyo bita quest. Uru ni urugendo rukorwa n'umukina nkuru mukuru, ndetse tukareba n'ibyo yahuye nabyo niba yarageze no ku ntego ye. Zuma rero yaje kuba mu kirombe. Mu kuba mu kirombe ariko ntiyari yorohewe, gusa byarangiye hari uburenganzira we na Padi baharaniye muri icyo kirombe. Bimwe byagezweho ariko birangira n'ubundi hari ibindi bitagezweho, ndetse birangira afunzwe cyangwa se yijyanye kuri polisi bamuhamagarije kubera kwigaragambya baharanira uburenganzira. Zuma kandi yagerageje kwegerana na bagenzi be babirabura bakora icyo bita solidarity. Ikindi kandi birwanyeho bakora imyigaragambyo bereka abazungu ko ibyo babakoreraga bitari byo. Reka dusoreze aho ngaho urwo rugendo rwa Zuma. Reka dukomereze kuri Leia. Leia is a middle-aged beer seller who takes Zuma in at the beginning of the novel. Uyu Leia yari afite imyaka iringaniye, ntiyari akuze cyane, ntiyari na muto cyane, ndetse ngo yari umucuruzi w'inzoga, beer seller who takes Zuma in. Yakiriye Zuma iwe mu rugo. Ibi byabaye mu ntangiriro ya novel, nabibabwiye. Uyu niwe wakiriye Zuma akigera mu mujyi. Leia kandi yari nyirasenge wa Eliza. Bishatse kuvuga Leia also was Eliza's auntie. Leia kandi yari umugore wirwanyeho kandi usobanukiwe iby'umujyi. Ibi bishatse kuvuga she was a strong and street smart woman. Ariko nanone ngo yari umugore uri kind, wigirira umutima mwiza. Leia kandi yari azobereye mu gukwepa ibitero bigabwaho na polisi. Reka nkwibutse ko Leia yacuruzaga inzoga ariko za nzoga zitemewe. Rero ngo yari inzobere mu gukwepa ibitero yagabwagaho na polisi nyine baje kureba iby'izo nzoga. Ibi bishatse kuvuga mu Cyongereza she is adept at avoiding police raids. Leia kandi nubwo yakwepaga ibi bitero bya polisi ariko kandi byarangiye afashwe arafungwa no birimo kurangira. Ibi bishatse kuvuga she is eventually caught and imprisoned toward the end of the novel. Murabyumva rero Leia nubwo yarazobereye imihanda ndetse azi no gukwepa ibitero bya polisi ariko n'ubundi byarangiye afunzwe no birimo kurangira. Eliza yari Leia's niece, yari umwisengeneza wa Leia, ndetse kandi ngo yari school teacher, yari umwarimukazi. Uyu kandi ngo yari object of Zuma's affection, yari nk'igikoresho cy'amarangamutima ya Zuma. Uyu Eliza kandi ngo yari beautiful and smart, yari mwiza ndetse anasobanutse, but also cold and conflicted in her thinking. Ariko nanone yasaga n'ukonje ndetse afite nk'ibintu bimurwaniramo mu bitekerezo bye. Eliza kandi ngo she is attracted to Zuma, ngo yumvaga akunze cyangwa se akuruwe na Zuma. She wished to live as white people do. Yiyemereye ko ashaka cyangwa yifuza kubaho nk'uko abazungu babaho. Ngo she feels as though she is white inside despite being black. Uyu Eliza ngo yumvaga asa nk'aho ari umuzungu mw'imbere kurusha uko yaba ari umwirabura. Nawe urabyumva ibya Eliza. Reka twirebere Maisie. Uyu Maisie, she is outgoing young woman who occasionally works for Leia. Uyu Maisie ngo yari umukobwa ukunda kwisabanira n'abandi, kwigira hanze, kwiganirira n'abantu, ndetse rimwe na rimwe agakorera Leia. She is in love with Zuma, yari mu rukundo na Zuma, who go to Maisie when Eliza rejects him. Ariko uyu Zuma nyine ajyaga kuri Maisie cyangwa se yasangaga Maisie igihe Eliza yabaga yamwanze. Also Maisie is patient, who accepts herself and treats other people with respect. Kandi Maisie ni umukobwa wiyakiraga uko ari kandi wihangana ndetse ufata abantu neza ndetse akanabubaha. Uwo niwe Maisie muri iyi novel.
Reka dukomeze kuri Dradra. Uyu Dradra ni umugabo w'umunyarugomo, violent man. Ikindi kandi akaba ari umugabo wabaswe n'inzoga, alcoholic man. Ikindi ni umugabo yari asigaye afata nk'igikinisho cye nyuma y'uko urukundo rwabo rurangiye ndetse Leia anamukubise, which means Leia keeps him around as a plaything. After their relationship fell and Leia assaulted him. Ni ibyo bya Dradra. Hanyuma Dradra ikindi, uyu ni wa wundi wagambaniye Leia agafungwa novo irangira. Ibi byaje gutuma nyine agambanira Leia kuri polisi, ubundi Leia baramufunga novo irimo kurangira. Uwo niwe Dradra. Reka dukomeze kuri Mapranka. Mapranka is elderly woman who lives at Leia place. Mapranka ni mama cyangwa se umukecuru ukuze uba kwa Leia and works for her selling beer. Anakorera Leia mu gucuruza inzoga. Ikindi, Mapranka is generous and helpful and occasionally makes rude jokes. Mapranka ni umuntu mwiza wisabanira n'abantu, unafasha ndetse ngo rimwe na rimwe ni umuntu ukunda gutera amabrage ku bintu biteye isoni. Uwo niwe Mapranka. Reka turebe uwitwa Daddy. Daddy is an elderly alcoholic man. Ni umusaza w'umusinzi ndetse nyine unashaje. Who Zuma ever sees drunk or asleep. Zuma we yahoraga ngamubona gusa yasinze cyangwa se asinziriye aryamye. Uyu kandi Mapranka avuga ko Daddy iyo yabaga atasinze aricyo gihe yabaga ari umuntu mwiza wiyubashye ndetse wesheje agaciro. Daddy rero after being hit by a car, Daddy dies from internal injuries. Daddy nyuma yuko agonzwe cyangwa se ahiritswe n'imodoka yaje gupfa azize ibikomere by'imbere cyangwa se ibyo twakwita kuviramo imbere mu Kinyarwanda. Uwo niwe Daddy. Reka turebe uwitwa Johannes. Johannes is mine worker. Uyu yakoraga mu kirombe hamwe na Zuma. Uyu nawe wajyanye Zuma nyine mu kirombe, nari nabibabwiye haruguru. Who Zuma meets at Leia place. Johannes' personality changes when he drinks, turning him boastful and pugnacious. Also, Johannes dies at mine collapse at the end of the novel. Ibishatse kuvuga Johannes imico yahindukaga iyo yabaga yanyweye bikamuhindura kuba umwiyemezi ndetse n'umwirasi. Gusa Johannes yaje gupfa aguye mu kirombe. Ibi byabaye novo irimo kurangira. Umuntu utarumvise novo asubire kuri video ya mbere, hariho novo incamake ya novo arabyumva uko Johannes yapfuye n'icyabiteye. Reka dukomeze kuwo bita Paddy. Uyu Paddy is Zuma's direct boss at the gold mine. Uyu Paddy ni umukoresha wa Zuma utaziguye mu kirombe cya zahabu. Mwabibabwiye ko ari we wakoreshaga Zuma. Hanyuma nicknamed Red One. Uyu yari afite nyine bamuhaga katazirana aho ngaho mu kirombe ka Red One, bitewe nuko yari afite umusatsi utukura bakamutazira Red One. While Paddy is initially portrayed as an sympathetic character, Zuma eventually learns of Paddy's progressive political and opposition to the poor treatment of black South Africans. Havango nubwo Paddy bamwerekanye mu ntangiriro nk'umukarakta cyangwa nk'umukina nkuru udagifite impuhwe, ariko Zuma yaje kumwigiraho imiyoborere ye ndetse n'impinduka yaje kugira, atangira kurwanya cyangwa se atangira kwamagana uburyo Abanyafurika bo muri South Africa bari bafashwe aho ngaho mu kirombe. Uwo niwe Paddy. Reka dukomeze kuwitwa D. D is Paddy's girlfriend. D yari umukunzi wa Paddy. She is apparently too
sympathetic to Zuma. Yagaragaye asa n'ugirira impuhwe Zuma, but she argued against Paddy's progressive politics, revealing that she believes Zuma and black people generally are less intelligent and capable than white people. Nubwo ariko yagiriye impuhwe Zuma, ariko yaje kugaragara arwanya imiyoborere ya Paddy umukunzi we, uburyo yaratangiye kuzana impinduramatwara mu kirombe yanga nyine bwa bucakara bw'abirabura no gutotezwa. Akomeza avuga ko yizera ko Zuma ndetse n'abandi birabura bagenzi be muri rusange bafite ubuhanga bukeya ndetse badashoboye nk'uko abazungu bashoboye. Urumva ko D yari afite ikintu cy'ivangura nawe. Uwo niwe D, fiance wa Paddy. Reka turebe n'uwitwa Joseph. Joseph uyu ni umuvandimwe w'umugabo wa Leah, brother of Leah's imprisoned partner. Ni ukuvuga ko ni umuvandimwe w'umugabo wa Leah wari ufunze. Joseph ubwe, Joseph himself is imprisoned early in the novel. Nawe ngo yafunzweho mu ntangiriro za novel. Uwo niwe Joseph muri iyi novel.